Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana muri amasaha ku isaha yacu ya saa sita dusanzwe tumenyereye. Uwo mugiye kuganira ni Samuel Mutezimana, nkaba nteranira mu itorero rya Ntora paruwasi ya Gasave. Ibindi byose Imana iduhana umugisha hamwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, tugushimiye yuko uri umwami mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Wabanye natwe, uraturinda, uraturengera, uradutabara, watubaye bugufi, waraturengeye ndushimwe himbazwe kuko uri Imana nziza, kuri Imana ifite imbaraga. Mana, ngushimiye cyane ko twemereye ko twongera kugera ahantu turohira mu ry'abazima. Waraturinze, uturindira abacu bose, nushimwe himbazwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, nyemerera cyane uze udufashe, ntaba ari twebwe, ntaba ari buze kumva, ntaba ari buze kugira icyo avuga, ahubwo ureke umugambi wawe, ureke ineza yawe Mana iganze hagati muri twebwe. Urakoze ko ugiye kuba natwe muri byose. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'itangiriro, igitabo cya mbere cyanditswe na Mose cyitwa itangiriro ku bice 4. Duhere ku murongo wa mbere. Dusome mu gitabo cy'itangiriro duhereye ku bice 4, ku bice 4 umurongo wa mbere niho turi buhere, turamanuka hepfo gato. Umutwe w'ijambo aravuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mbeshejwe umugisha n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro mu mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini no ku ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje, kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Anga kuri kumwanga ku murongo wa 7 avuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Tongere dukomeze ijambo ry'Imana riri mu byakoze n'intumwa. Ibyakoze n'intumwa ku bice 10, byakoze n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34. Ibyakoze n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34. Haranditse ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera.
haravuga ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarabanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amena. Ayo ni amagambo y'Imana tumaze gusoma, ni inkuru ndende tumaze gusoma, ni inkuru yerekeye na Adamu, harimo Adamu, Eva, Kayini na Abeli. Adamu yabyaye Kayini na Abeli, ariko Kayini aba umuhinzi, Abeli aba umwungeri w'intama. Ariko Kayini kubwiwe byose akajya agenda bikorana uburiganya, ntagire ukuri hagati muri we, ugasanga ibintu agiye kugenera Imana, aragenda afata bya bindi by'inyuma, bya bindi bisigara inyuma mu murima, akaba ari buze kuba yagenera Imana. Noneho murumuna we Abeli we aba umwungeri w'intama. Noneho aba umwungeri, ariko we ikintu yakoze, yarebaga mu matungo yiwe akareba itungo rimeze neza cyane, ribyibushye, ridafite inenge habe na gato, akaba ari ryo ari buze kuba yajya gutura Uwiteka. Noneho agahora abikora gutyo buri gihe. Noneho mukuru we Imana iza kureba, yishimira cyane igitambo cya Abeli kurusha icya Kayini murumuna mukuru we. Noneho Kayini abirebye ararakara cyane, agira uburakari. Urumva n'ubundi byaha abyongereye mu bindi. Cyambere cyafite icyaha cyo kuba n'ubundi ahora ahereza Uwiteka ibintu bidashitse bitameze neza, n'ubundi yongerewe n'ikindi cyaha cyo kuba n'ubundi agiriye umujinya, agiriye ifuhe, agiriye ishyari mugenzi we murumuna we bavukana. Gusa ibintu by'amashyari ntago ari ibintu bibava ngo ni ibintu byadutse muri iyi minsi turimo ngo ni iminsi y'imperuka, ni ibintu byahoze kuva na kera. Noneho Abeli Uwiteka akimara kumwishimira, Kayini Uwiteka akimara kwanga igitambo cye, Kayini arareba agira umujinya udasanzwe. Uwiteka aba yamaze kubibona kare, Uwiteka niko guhita mubwira, umva Kayini, kubera icyo urakariye murumuna wawe, ni ukubera ko nkunze igitambo cye. Kiba ikibazo gikomeye cyane. Kayini Uwiteka yatumubwira, umva rero, ndimo ndareba nkabona ibyaha biragenda n'ubundi bigusatira cyane. Icyo ngusaba ni uko ugomba kubitegeka, kandi ibyo byaha nta wundi biri gushaka niwe bikeneye. Gusa Uwiteka muri iyi minsi ntabwo avugana natwe gutya imbona nkubone. Hari igihe akoresha umutima wawe, ikindi cyose wakora uko wakireba cyose uko cyaba kimeze, Uwiteka mba muri kumwe nawe iteka ryose, kandi abari maso, kandi abereye abamubaha bose maso. Uwiteka abaza Kayini, aramubaza ati, nukora ibyiza ntabwo uzemerwa? Ibyaha niba birimo bigenda niba ibyaha birimo bigusatira, nta wundi bikeneye, ni wowe biri gushakaho ubwawe. Rero ugomba kubitegeka. Amen. Rero hari ibintu ugomba gutegeka mu ruhande rwawe, hari ibyaha ugomba kwirinda kandi ukaba wabigiramo uruhare. Ntabwo uzajya kwishyira mu kintu runaka uvuge ngo Imana ngo izandengera, ngo reka ngende ngo mbigenze gutya ngo Imana izandengera. Ugomba kubigiramo uruhare wowe ubwawe. Muri make Uwiteka aramubwira ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Icyambere, umuntu wese ukora ibyiza Imana igomba kumwemera, kandi yamaze kumwemera igomba no kumwemeza n'abantu. Ariko ikibazo dufite cyane muri iyi minsi, turimo turashakisha ukuntu twakwemerwa cyane n'abantu, ukumva umuntu yakwemera, ukumva umuntu yakwishimira cyane, ukumva Uwiteka. Muri make wowe urimo urishakira icyo bita power zivuye ku bantu cyane, ariko zitavuye ku Mana. Ariko biragatsindwa n'Imana kuba wakwemerwa n'abantu Imana itakwemera. Ibyo wakora byose ugomba guharanira ukuntu wakwemerwa n'Imana kurusha uko wakwemerwa n'abantu. Kuko ubundi umuntu uvuga ngo ni umuntu ugiye kwemerwa n'Imana, ni umuntu umeze gute? Kwemerwa n'Imana bisaba iki? Amena. Kwemerwa n'Imana bisaba iki?
bisaba ngo ubanze uyemerere, ibanze gutegeke, ibanze kuyobore, kuko niza kubikuyoboye iraza no kubiyobora umutima wawe. Ntabwo uri buze kuba wagira ikintu kibi cyose, uri buze kuba wagira agati muri wowe, muri make uraza kwirinda cyane igisa naryo, maze wemere umwuka wera w'Imana agutegeke maze akuyobore. Uwiteka namara gukuyobora azaba kwemera. Ariko abantu benshi cyane ntabwo turimo turabishakisha, ahubwo iteka ryo turimo turashakisha kuba twakwemerwa n'abantu. Ariko ugomba kumenya neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Turabizi neza yuko abantu benshi, n'iryo jambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu abaho ameze nk'uburabyo. Uburabyo bubaho bukazagira igihe n'ubundi bukavaho, bukahunguka, bukavaho burundu. N'abantu rero nabo niko bameze. Ugomba kureba ukuntu wakwiteganyiriza, umenye neza ejo hazaza hanjye bizaba bimeze gute, nimara kuva muri uyu mubiri nzajya hehe. Muri make kuba waba wicarana n'abo bantu abo ngabo, ugomba kumenya neza yuko hari impamvu, hari ukuntu ugomba gutegeka umunwa wawe, hari ukuntu ugomba gutegeka ibyo uvuga, ibyo ukora, ibyo utekereza. Muri make ugasaba umwuka wera w'Imana akaba ari ukuyobora, kuko nimuze kuba mwayoborwa n'umwuka wera w'Imana ntago muri buze kuba mwakora ibyo kamere ishaka, kuko bundi kamere n'ubundi agira amagambo menshi. Kamere akora ibyaha byinshi bitandukanye, kamere agira inzangano, kamere agira akagambane, kamere akora ibyaha byinshi bitandukanye. Ariko umwuka wera w'Imana ni wa wundi w'urukundo, n'amahoro, ni wa wundi ugira kwihangana, ni wa wundi ukora ibyiza byinshi bishoboka. Ariko ukibaza cyane umuntu ugasanga iteka ryose muri make ntabwo azi misiyo yamuzanye mu isi, ntabwo ayizi. Ubundi icyo Imana yakuremeye, yakuremeye kuba wahora uyihimbaza. Umuntu ugomba guhimbaza Imana ninde? Ni wa muntu ukora ibyo Imana ishaka, ni wa wundi ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iteka ryose mu gihe uzisanga utari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, uzamenye neza yuko aho ngaho ntabwo urimo urakora misiyo neza Imana yaguhaye. Kandi iteka ryose umukoresha wese agomba kumenya neza yuko azajya kumurika, imbere ya shebuja agenda murika ibyo shebuja byamubwiye agomba gukora. Menye neza niba yarabikoze neza cyangwa yarabikoze nabi. Ariko narababwiye ngo mugomba kumenya neza yuko ibyo wakora byose ugomba kuzabona ingororano. Hari ingororano tubona tukiri mu isi, hari n'izindi tuzabona tumaze kuva muri iyi si. Ariko biragatsindwa n'Imana gusanga wirirwa urwanira ibintu by'ubuzima mu minsi mike cyane, iminsi n'ubundi usanga itageze no kuri ingahe, nta myaka ingahe byibuze wasanga ufite. Ariko ugasanga agahe gato cyane Imana igutije, usanga ugiramo ibintu bitameze neza, bidashimisha Imana. Aho bashakira amagambo ni kuri wowe, aho bashakira ibintu byose bibi. Muri make ikintu ushinzwe ni ukugenda uteranya abagenzi bawe, ni ukugira ibintu by'amashyari, ni ukugira ibintu by'amagambo, ni uguhorana inzika iteka ryose. Muri make aho ngaho ugasanga imbuto zose za kamere zose ni wowe gusa uzifite. None urashaka kwemerwa n'Imana kandi uyoborwa na kamere yawe, byakunda? Ntabwo byashoboka. Banza ushakisha ukuntu wabanza kwihana, ubanza ushakisha ukuntu umwuka wera w'Imana yakuyobora kurusha ibindi byose. Turi ku ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Ninde muntu ugomba kwemerwa n'Imana? Nicyo jambo turi kuvuga cyane. Uwo muntu ugomba kwemerwa n'Imana ari kubona byibuze yujuje ibisabwa kugira ngo Imana ibe yamwemera. Amena. Banza wibaze, uko nitwara Imana iranyemera? Uko nitwara, ibyo mvuga, uko ngenda, muri make uko ngaragara muri society bigaragaza yuko nemerwa n'Imana? Ibyo ni ibintu ugomba kwibaza, nange nkibaza, tukamenya neza ukuntu tubanye n'Imana. Hari ibintu mwagiye mwihimbira cyane ngo renzaho ngwereza n'ubundi ngweza ibijumba, ugasanga hari ibiri bigani mwagiye mwihereza. Ariko Imana irashaka yuko mugira ukuri, kuko abanyabinyoma nta hantu bazagera. Umuntu ugira ishyari, umuntu w'umunyabinyoma, umuntu wese ukora ibi byose, ukora ibi byose bishoboka, nta hantu azagera. Nimurebe ukuntu mwategura neza urugendo rwanyu, mutegure neza aho muzajya. Muri make uvuge ngo aho nzajya bimeze neza, nta kibazo mfite.
amena. Gusa dufite ikibazo gikomeye cyane, abantu muri iyi minsi turimo turasanga inyuma twariyambitse, uyu muntu w'inyuma twamuhaye ibyiza byose bishoboka biba mu isi, turamuhereza ibyo kurya, tumuhereza ibyo kunywa, tumuhereza imyambaro, tumuhereza buri kimwe cyose, ariko wa muntu w'imbere nta na kimwe afite. Kandi uwo muntu w'imbere uwo ngone muzabana ubuzima bwose. Ubundi impamvu y'intambara mugire ziva hehe? Nta handi ziva muri ibyo bivuze kuja kuba wanezeza ubuzima bwawe, wumve ngo ngiye ngo ndimo ninezeza gutya, ariko igifite agaciro. Banza wibaze, ndimo ndemerwa n'Uwiteka? Imana iri kunyemera kuri isaha? Icyo nkora Imana iri kubyemera? Mugasanga mwirirwa musenga amasengesho adafite n'agaciro. Mujye gusenga amasengesho ngo y'imisi 40, ngo y'imisi ngahe, amasengesho afite agaciro bene gato. Isengesho ryose ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Umuntu wese ushaka kuba yavuga ngo agiye gusenga Imana, agomba kubanza kwitunganya, akabanza kitandukanya n'ikibi cyose. Aho ngaho Imana izumva isengesho ryiwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abaca mu isezerano, ngo Imana guzagenda ibabeshya n'ubundi kubashyashinga. Hari amasezerano menshi cyane abantu benshi bagiye babika adafite agaciro, adafite ikintu asobanuye imbere y'Imana. Ni amasezerano muri make adafite agaciro bene gato. Ariko iyi saha wakwisuzuma, iyi saha wakwemerera Uwiteka akongera akaba yakwemera, kuko kukwemera nta kindi ni ukuri buze kubanza kwitandukanya n'ikibi cyose. Erega buriya nabonye hari ikintu kigorana cyane, gusaba imbabazi ni ikintu kigorana cyane buriya. Umuntu wese kuvuga ngo kanaka yankoreye icyaha, kanaka ari ukuntu yangenje gutya na gutya, ngo venye ngo agiye kumusaba imbabazi, icyo kintu kiragorana cyane. Ariko ndababwira ngo umuntu wese ushaka kwemerwa n'Imana agomba kubanza kuba yejejwe neza, akora ibitunganye, akora iby'Imana ishaka, agendera mu bushake bw'Imana, apana kuza ngo uriyobora. Ntago ugomba kwiyobora uri imbere y'Imana, ntago bishoboka. Imana igomba kuba yakuyobora niba ari byo ushaka, ni ukora iby'Imana ishaka rero. Amena. Buriya Abisiraheli bari mu rugendo, bagiye babana n'Uwiteka. Uwiteka aba yagira ibintu bikomeye cyane agenda bakoresha, ibimenyetso byinshi cyane agenda bakoresha bitandukanye, bakabibona aho Uwiteka yabakoreye ibitangaza bakiri kwa Farawo. Uwiteka yica abana b'imfura bose bo muri Egiputa, ariko abana b'abakiranutsi bararokoka, kuko abana b'abakiranutsi hari ikimenyetso bari bafite mu ruhanga rwabo, muri make ari ikimenyetso bari bafite, kandi icyo kimenyetso y'isaha kirakenewe. Kirakenewe kugira ngo kibe cyatandukanya abantu basenga Imana by'ukuri, kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo abasenga Data mukuru n'umwuka, ngo abo ngabo ari bagomba kuba bamusenga bya nyabyo bishoboka. Ariko twese tuvuga ngo turasenga, ariko ntabwo dusenga mu kuri. Ugomba kubanza ukareba ukibaza imisengere yawe, ukabanza ukibaza neza, ukibaza imisengere yanjye ndimo ndasenga mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Ibyo ni ibintu ugomba kwibaza, ibyo ni ibintu ugomba gutekereza. Gusa Uwiteka kimara koresha ikimenyetso, yabwiye marayika aramuga ngo genda utambuke mu murwa wose, uriyetamike mu gihugu cyose cya Egiputa, ugenda urimbure abadafite ikimenyetso. Ariko twamenye neza yuko hari n'Abanyegiputa bizereye mu Bisiraheli, bagira kwizera, bakora ibyo Abisiraheli bakoze, apfa gukora ibyo atazi, aremera avuga ngo ibi ngibi barukore bari gukora, nange reka apfe kubikora. Ariko iteka ryose ibyo wakora byose banza wibaza, ibi ngibi ndi gukora biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Igihe kintu ugomba kubanza ukamenya cyane. None n'Abanyegiputa nabo hari abagiye babikora gutyo, Imana irabakiza n'ubundi bakiriza mu n'Abisiraheli. Uwiteka araza yambutse ubwoko bwiwe, abwambutsa inyanja itukura. Uko bageze ku nyanja, barebye imbere n'inyuma, imbere babona ari inyanja, inyuma ari Farawo, impande zose babona ni imisozi. Ariko Abisiraheli bumva bagize ikibazo gikomeye cyane, bibaza icyo bakora. Abatari bafitemo imbaraga zo gukomera mu mwuka wera, bose batangira gucika intege, bibaza ibyo bakora, bibaza uko babigenza. Muri bake Abisiraheli benshi bagwa mu mitima yabo, batangira no kongera gusubira inyuma. Hari ahantu wavuye, ariko kubera ibibazo uri guhura nabyo uri kugenda usubirayo.
ibibazo ntabwo bigomba kuba byagutegeka, intambara urimo ntabwo zigomba kuba zagutegeka. Muri make ugomba kuba wategeka ibyo byose, kuko icyambere cyo Kristo yaraje aguhereza ubushobozi n'ububasha bwo kugenda mu ijuru hose, ko kumenya ahantu byose byo mu isi ukabamenye neza, ukamenya kuko icyambere cyo ufite ijambo ry'Imana hagati muri wowe. Menya ukuntu ugomba kuba wabiyobora, ukuntu ugomba kuba wayobora ibyo byose birimo bigenda bikuzaho. Erega iteka ryose uzajya mu gakiza uzahura n'urugamba, uzajya mu gakiza uzahura n'amagambo, uzajya mu gakiza ibibazo bizaze gutya na gutya, ariko iteka ryose ni wowe ugomba kuba wazi ukabitegeka ibyo byose ntibize ko byaguhungabanya, kuko iteka ryose Satani ikindi aba arigambira ubundi ni ukwica no kwiba no kurimbura. Ubundi Satani agira misiyo eshatu ku mwana w'umuntu: aza agiye kwica, aza agiye kuriba, agiye kwiba hamwe no kurimbura, byose ko ari bitatu. Ubwo rero ugomba kuba maso cyane umwanzi ataza kuza n'ubundi akaza gukurimbura, kandi wari ugeze ku musozo w'urugendo rwawe wibereyemo. Muri make turi ku ijambo rivuga kwemerwa n'Imana. Mose yaragiye imbere y'Uwiteka arasenga cyane, Uwiteka aramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mose araza akora ibyo Uwiteka yamubwiye, afata ya nkoni Uwiteka yamubwiye ayirambura hejuru y'inyanja, Abisirayeli batambuka ku nyanja nk'abatambuka ku butaka. Ya nzira Abanyegiputa bashaka no kuyigerageza ngo reka bagende n'ubundi bongere bagende bayitambukemo, bashaka kugenda ngo bayicemo, ariko Uwiteka abonye Umwisirayeli wanyuma maze gusohoka, Umunyegiputa wanyuma namaze kwinjiramo, Uwiteka araza n'ubundi y'amazi yose yongera gusubirana. Rero nduzagira ikibazo, ibyo byose biba birimo biguhiga, abo bose barimo bagenda bakuvuga amagambo atandukanye, ntago bazigera bagufata, kuko icyambere cyo uri mu mugambi w'Imana, uri umuntu wemerwa n'Imana, uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana, kuko Uwiteka amaze gukwemera. Ariko nawe ndakubwira ngo wowe isaha Uwiteka atari yemera, ugomba gushakisha ukundi kose Uwiteka yakwemera. Kwemerwa n'Imana byo bifite agaciro cyane kurusha ibindi byose. Tuzaba mu isi bazadukomera amashyi, tuzaba mu isi tuzabona ibyo bishoboka, tuzaba mu isi tuzabona ibyiza byose bishoboka, ariko ikintu nabonye nuko iteka ryose iyo umuntu apfuye akaba yavuye muri uyu mwuka ukamuvamo, uwo muntu ntabwo agira ikintu na gato yongera kumenya kiri ku isi, ariko iteka ryose ibyo yakoze nibyo bimuhereza orientation y'ahantu agomba kuba yabarizwa muri aho kanya. Ubwo isaha ugomba guhita wibaza, ubwo ndamutse ntunguye isaha byagenda gute? Icyambere cyo urupfu turagendana, ntabwo tugira ngo dufite ngo igihe runaka, nta muntu n'umukizi, ariko ibyo ukora byose bikorana urukundo, ushakisha ukuntu ibindi byose bishoboka, ukora ibintu byose bishoboka, urebe ukuntu wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Amasosiyete azakwemera cyane, mu isoko bazakwemera, uvuge ngo uriya muntu rwose agerageza kuba n'abantu bose neza, ariko banza wibaze, uko nguko abantu bari kundeba, uko abantu bari kunyemera, niko Imana niko iri kundeba. Amena. Ibifite agaciro cyane ni ukuba wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Uwiteka aravuga ngo nimugende, nimumara kugera i Kanani aho babwiye, mugende murimbure ari amahanga yose. Muri make mugende murimbure, nimuze kujya akantu gato muri bize ko mwasigaza. Baragenda, bahageze ntibakora ibyo Uwiteka yababwiye, bagenda bakora ibyo Uwiteka atigeze babwira. Baragenda barimbura amahanga yo ku misozi yo kubibaya yose, barayihorera, barayareka gutyo. Ariko Uwiteka arababwira ngo aya mahanga nange ngiye kubareka imbere yanyu, azabera umutego ukomeye cyane. Nzajya ndeba ukuntu nzajya mbita mbahana. Menya yuko hari amahanga Uwiteka ajya asiga imbere yawe, waje mu gakiza, ariko hari amahanga Uwiteka ajya gusigira, nukugira ngo kubera umutego. Rero ugomba kureba ukuntu ibyo byose wabiyobora, kuko icyambere cyo kuba warakijijwe ntago bizatuma udaturana n'uriya murozi. Kuba warakijijwe ntago bizatuma udaturana n'uriya muntu w'amagambo wirirwa avuga nibita mureba cyane, akagira amagambo menshi cyane adasanzwe. Muri make ugomba gukora ikintu cyose gishoboka, uvuga ngo iyi saha ibyo ndi kuvuga, ibyo ndi gukora bimeze nk'ukuri kw'Imana, bimeze nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana.
amena. Gusa ijambo ry'Imana rirambwira cyane muri Matayo ngo nimudakiranuka kurenza abanditsi n'abafarisayo ntago muteze kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Kuko abantu benshi cyane ibyo dukora tugenda tugira Imana cyane ku minwa yacu, tuvuga Imana cyane, ariko imbere ku mitima yacu ari nta Mana ihari. Ugasanga ibyo dukora byose nta Mana ibirimo. Ukagenda utekereza ngo impamvu urimo urakora ngo bikaba byagenze, ugatekereza ngo ni umugisha w'Imana. Ndabizi neza yuko hari abantu Imana ihereza umugisha, hari n'abandi mugenda gutya mukajya kwiremera ibigirwamana nk'Abisiraheli. Ariko iteka ryose ugomba guhitamo kimwe, ukareba inzira imwe byibuze wahagararamo, ukamenya neza ndakijijwe cyangwa ndi umupagani. Ibintu ni bibiri cyane, reba uko wakizwa cyangwa uba umupagani bigaragare. Ugasanga umuntu yiriwe mu masengesho, umukobwa umwe nawe wagize gutya arangiza amasengesho y'iminsi 3, arangije kuyasenga, icyo yakoze yahamagaye umusore bakundana aramubwira ngo umva sheri, ubu ngubu tuvugana ndumva nshonje, niba byakunda wareba ukuntu wanshakira akantu ko kurya. Umusore aramubwira ngo nta kibazo ngwino. Umusore aramutegurira neza, amaze kumutegurira wa mukobwa umusore aramubwira ngo nta kindi uri na sheri wanjye, ugomba no kureba ukuntu twaryamana nta kibazo. Barabikora. Urumva igisubizo cyavuye mu masengesho y'iminsi 3? Ibaze kuvuga umubiri ngo ugiye kunaniza iminsi 3 yose samanje uba muri make, ugasanga nta kintu gato wigeze cyangwa cyo kunywa iteka ryose, warangiza ugasohokera ku bintu bidafite agaciro. Ngase ku bintu bidafite agaciro abe na gato. Ariko Imana irashaka yuko mubanza mukareka ibigirwamana byose mwagiye mwiremera, babandi by'abandi byose mwagiye mukora bitandukanye, ibyo ukora byose ubikorane ukuri, ubikorere mu rukundo, muri make ubikoreshwe n'Umwuka Wera, uvuge ngo ngewe kanaka ndiho kubera Imana, ngewe kanaka ibyo nkora byose mbikora kubera Imana. Muri make naza kuba ari wowe ugaragara, hagaragara Imana yo mu ijuru. Ariko abantu benshi cyane usanga dora akantu gato cyane twakoze, twumva dushaka guhita tubigaragaza, tuvuge ngo ninge wakoze akantu runaka. Ingororano zawe wamaze kuzibona igihe wamaze kubitangaza. Uko Yesu yavuze ngo nuza kugira neza ukuboko kw'iburyo ukwimoso ndikuze kugira ikintu kubize kuba kwamenya. Ariko iteka ryose akantu kose wagize neza ugasanga societe yose irabimenye ngo wogire kanaka neza. Ibyo ngibyo ngororano zawe wamaze kuzibona, abenshi muhora mugende musanga mugende mwihumuza mu mitima yanyu ngo mufite ijuru, ariko mbabwije ukuri nta juru mufite. Nta juru mufite mutari mwihana. Mutari mwihana nta juru mufite. Dore muri iyi minsi cyane turimo dushakisha cyane ngo ubutumwa ngo butubwira ngo tugiye kongera kurya ngo sinzi biki n'ibiki. Ariko mbabwije ukuri nta juru rihari umunyabyaha, uzabona ibyiza uri muri iyi si, ariko uriya muriro uzagutwika. Kuko Nyamutunzi yamaze kureba Lazaro, akimara kumureba ari kure cyane ya Lazaro. Lazaro yicaye mu gituza cya Abrahamu. Nyamutunzi akimara kubireba, Yesu aravuga ngo rero, Yesu avuga ngo umva data wacu Abrahamu, mbabarira cyane ubwire byibuze Lazaro agira akantu akora gato cyane, kuko ndi kureba n'ubundi nkabona uyu muriro n'ubundi uri kunikeka cyane mu buryo budasanzwe. Aba ari uko nguko abivuga. None Lazaro aramubwira ngo hagati yacu nawe hari umwerera munini cyane ushoboka, kandi nta muntu wava ahantu turi ngo abe yagira ahantu uri, nta n'umuntu wava ahantu uri ngo abe yagira ahantu turi. Nababwiye cyane ngo inzira ebyiri, hari inzira yo kurimbuka akaba n'inzira y'ubugingo. Muri make buri muntu wese afite inzira yiwe ari gukorera. Ibyo uri gukora birimo birerekana inzira ugomba kuzaganamo. Ibyo uri gukora bigomba guhita byerekana ahantu uzaba ugiye. Ukijya mu Imana ngo dore ndaza mvuba ngo nzanye ingororano, maze ngo be nagorera buri muntu wese ibikwiranye ibyo yakoze. Byaba ari byiza, ingororano zirahari. Mbabwije ukuri, ingororano zirahari. Ibyo wakora byose uko wabikora kose uzahembwa. Hari ibihembo bihari ku muntu wese, mugomba kubimenya. Buri muntu wese ibihembo bye birahari. Ahubwo nibibaze nzahembwa iki?
icya mbere cyo wa munyamagambo, wa muntu ukora ibibi bitandukanye, wa muntu ugendera mu bintu bibi byinshi bitandukanye, uwo nguwo afite ibihembo byiwe. Wa wundi ukiranuka, wa wundi ukora ibyiza uko Imana ishaka, uwo ngona n'ubundi afite ibihembo bye Imana yamuteguriye. Ariko banza wibaze, ijambo ry'Imana rikambwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora gutyo n'abanyamagambo n'abakunda kubeshya bakanabikora. Ubundi iteka ryose ni wisanga ahandi muri wa muriro, uzibaza yuko n'ubundi ari icyo wakoze. Gusa iminsi dusohoyemo ni iminsi igoranye cyane, irasaba umuntu ngo niyongere yiyemeze. Abantu nta nuko bagikunda ibintu by'Imana, benshi basigaye bihaze biciye amazi. Ariko nababwiza ukuri, hari igihe muzongera kwinjira mukazongera mugakenera Imana, mukongera mugashakisha Imana, ariko ubundi uzajya kuyishaka muri ya minsi wari wicaye udamariye byibuze hari icyo wakoze. Banza wibaze, nange nibaze, banza wikontorere cyane, ubibaze ukuntu umeze kuri iyi saha, ukuntu uhagaze kuri iyi saha. Nimushakisha ibishoboka byose kuba mwakora ibyo Imana ishaka, nicyo kintu gikenewe. Nawe ibindi byose wakora kuri ibyo Imana ishaka aba ari ubusa, ntacyo bivuze. Amena. Gusa twasema amagambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku bice 10:37-35 n'amagambo Petero yateruye akimara kugera kwa Korneliyo. Gusa kuba turiho, kuba ndi kuvuga ijambo ry'Imana gutya, ni imbabazi Imana yatugiriye. Twebwe twari abanyamahanga tutazi Imana, ni Imana n'ubundi hari ubwoko bwa n'ubundi yari yamaze kwihitiramo bwitwa Isiraheli. Twebwe twagize impuhwe zikomeye cyane, n'Imana yatugiriye impuhwe. Noneho Kristo akimara kubamba ku musaraba, yahise akora igitangaza gikomeye cyane, nyatateranya twebwe abanyamahanga n'ubwoko Imana yironkeye, aravuga ngo nabariye nabo ndabitangiye. Aremera akogwa n'isoni mu mwanya wacu, aremera arababazwa mu mwanya wacu, aremera arashinyagurwa, aratukwa, ari nta wundi muntu ari kuza, ari wowe gusa ari kuzira, nta wundi. Ni wowe nange n'ubundi Kristo, nta wundi ari kuzira, ni wowe. Noneho isaha yose umuntu aba yongeye gukora icyaha n'ubundi aba arimo asubiza Kristo ku musaraba. Noneho Kristo aremera, araza aritanga, akimara kuzuka ku munsi wa gatatu nk'uko yari yarabivuze, araza abonekera intumwa ziwe, azihereza imbaraga, maze abuzuza umwuka wera. Baragenda abakoresha iby'ubutwari. N'ubundi nyuma ya Kristo bakomeje kwamaza cyane ibya Kristo, abafarisayo bakomeza cyane no kurwana n'ubundi na za ntumwa cyane mu buryo budasanzwe, ariko Uwiteka akomeza kubana nabo, akomeza kubarengera iteka ryose. Baragenda, uwo bita Sawuli wahindutse Paulo, nawe yari muri akagamane kandi yari umuntu ukomeye cyane, uzi iby'idini cyane. Rero kuba waba uri mu idini ntago byakubuza kuba watandukira ukaba wakora ibyo Imana idashaka. Ahubwo ni wibaze, iri dini ndimo riri kumarira iki muri iyi minsi? Uko ijambo ry'Imana tubwira ngo idini ry'ukuri, ngo idini ritaryarya, ngo ni idini ry'urukundo, ngo ni idini rifasha imfubyi n'abapfakazi. Ubwo iyi saha wicaye urimo uribaza, kuba uyoboye, kuba uri umuntu runaka, uri kubona muri make ibintu ukora uri iki muri ibyo byose? Amena. Banza wibaze cyane, ubanze wibaze cyane byinshi, ubanze utekereze, ubanze wibaze cyane, ubanze wibaze. Ngewe uko mbayeho, uko ntekereza, ndi mukuri kw'ijambo ry'Imana? Ndababwira ngo nimugende mubanze mushakisha ukuntu mwabanza kugira urukundo, nimugire uburyarya hagati muri mwe, muzaba muri mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iteka ryose nubwo wagenda ukaba watanga na za miliyoni ibiki byose mu nsengero, ukubaka n'insengero na zingahe, ariko utemerwa n'Imana, ariko Imana itakwemera, ibyo ngibyo byose nta kintu bimaze, nta kintu bimaze habe na gato. Kuko icya mbere cyo namenye neza yuko iyi mirimo dukora, ibyo dukora byose bizaturengera ku munsi mubi, ku munsi ukomeye cyane. Amena. Tekereza cyane, wibaze cyane kuri amagambo,
wibaze ndi mukuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo ndikora byose biri mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubanze ubibazo cyane, ubanze ubitekerezeho muri rusange, ubanze wibaze uko ndimo ndemerwa n'Imana, ndimo ndagenda n'Imana nk'uko Imana ishaka. Buriya abantu benshi cyane twagiye dushukwa cyane, ugasanga tugenda dutekereza ngo kuba wasenga amasengesho y'iminsi myinshi ngo niyo zatuma uvaho ibyaha. Ibyaha bizavaho iteka ryose igihe cyose wamaze kwihana. Utari wihana ibyaha ntabwo byavaho, ntabwo bishoboka. Banza ugende wature, ubanze uvuge ngo nakoze ibyaha runaka, mu gihe utari wabikora, mu gihe utari wabivuga. Ibyo ngibyo byose ni ubusa imbere y'Imana, nta gaciro bifite. Ubanze wibaze cyane, ubanze utekereze cyane, kuko kuba wasenga amasengesho y'iminsi ngahe ari mu byaha nta kintu na gato avuze. Niyo kintu mbabwira, nta kindi. Banza utekereze, ubanze wibaze, ndi mukuri kw'ijambo ry'Imana, ndi mu by'Imana ishaka, ndi ku Imana igenda, ndimo ndagenda uko Imana iri gushaka. Ubanze ubitekerezeho cyane kurusha ibindi byose. Uwo bita Sawuli, uwo bitaga Paulo, uwo bita Paulo witwa Sawuli, ari mu nzira ari kugenda ajyanye inandiko n'ubundi agiye kuba yatoteza ubwoko bw'Imana, agiye kubahana. N'ubundi ari mu nzira atungwa n'umwuka wera. Icyampereza Imana iyi saha, umwuka wera w'Imana akaza kuza akaba yagutungura, mukaza kuba mwahura handi muri ya nzira. Uko biragatsindwa cyane kuba wagira urukundo rw'uburyarya, uhora ubeshya bagenzi bawe, uhora ugenda uko Imana ashaka, biragatsindwa cyane. Igikenewe nuko tugomba kwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Yaragiye ari mu nzira gutya, n'ubundi arimo aragenda, umwuka w'Imana aramutungura. Akimara kumutungura, Sawuli yamaze iminsi igera muri 3 ari gusenga amasengesho y'iminsi 3 adafite icyifuzo. Ariko iteka ryose ibyo wakora byose reka ubikore, ariko iteka ryose hari umusho kuzahurira n'Imana. Hariho muzahurira n'Imana, ibyo wakora byose musho no kuzahura wagiye no gusambana, musho no kuzahura wagiye no kwiba, musho no kuzahura ari ibintu bitandukanye wagiye gukora. Ariko icyo Imana ishaka nuko ugomba kubanza ukayemerera, ikabaza ikakuyobora mbere y'ibindi byose. Ibyo wakora byose utemerwa nayo nta gaciro bifite. Sawuli Imana ikimara kumutungura, yasimuhereza misiyo agomba kubahiriza. Aragenda avuga ijambo ry'Imana, aragenda akora ibintu byose bishoboka. Ibintu byose bishoboka byose arabikora. We icyo yakoze, Uwiteka yamufashe n'ubundi aragenda abwiriza no mu banyamahanga. Buriya Sawuli yashinze amatora arenga 50 yarashinze nta n'ikibazo. Uko icyambere cyo ni umuntu wafashe umwanya wo kubanza kurenganya abantu b'Imana, akagenda abakubita, akagenda areba ngo umuntu Imana ngo yavuze iki, ngo biki n'ibiki, ugasanga byose afasha ayo magambo ayajyana ahandi hantu bitari ngombwa. Ugasanga umuntu w'Imana Sawuli n'ubundi ahora mugenza cyane iteka ryose. Ariko Sawuli Uwiteka akimara kumutungura, yamukoresha ibitangaza bikomeye cyane, yamukoresha ibintu byinshi cyane bishoboka. Aragenda ajya no kubwiriza mu banyamahanga. Muri make Uwiteka yahise amutuma kuri twa abanyamahanga, araza n'ubundi aza gutubwiriza. Ariko iri jambo twasomye ntabwo tugiye kurera yaryo. Petero nubwo yari umushumba w'itorero, ayoboye itorero, ariko yari afite ikintu bita amoko hagati muri we. Petero yumvaga yuko umunyamahanga n'umwisiraheli ntago basengera hamwe, ntago bakwicerana, ntago basangira. Nuko muri make nubwo yari amaze kwakira Kristo, ariko we yari yifitemo ingengabitekerezo idasanzwe, yifitemo amagambo adasanzwe hagati muri we. Yumva ibitekerezo byiwe ari ibitekerezo n'ubundi bijyanye yuko nta kintu na gato muri make bahuriraho n'abantu b'abanyamahanga. Iteka ryose hagomba kubaho diferanse y'abanyamahanga, hakabaho na diferanse y'Abisiraheli. Bakumva yuko Abisiraheli n'abanyamahanga batagomba kuba bahura. We aba ariko nko abyiyumvamo. Ari gusenga rero ageze nko ku isaha gutya ya 9 arimo arasenga, abona ikintu kirazamutse kivuye mu ijuru, harimo ibintu byinshi cyane bishoboka bazira batagomba kurya. Noneho atangiye kugenda bivuma avuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uko iyo se mu gitabo cyo gutegeka dusanga cyane hari ibintu Imana yibwira abantu, hari ibyo yibwira bagomba n'ibintu batagomba kurya. None Imana amaze yamuga ngo umva, nufata ibintu namaze guhumanura ngo byite bizira. Ndiko ijambo ry'Imana niko ryamubwiye. Muri make iteka ryose ibintu bihumanya abantu
ntabwo ari ibintu murya ibingibi murya, ahubwo ibintu bigenda bihumanya abantu, ni ibintu biturika imbere mu mitima yacu, imbere mu mitima yacu. Abantu benshi bagiye bahumana mu buryo butazi, ugasanga umuntu yarahumanye rwose, ni ibintu bizi yarahumanye, ariko ntabwo abizi yuko yamaze guhumana. Ariko ijambo ry'Imana riramubwira ngo buri make Imana itimeze message amubwira ngo none ahangaha hari intumwa zigiye kuva ku muntu, wemera ujyane nabo. Petero aragenda ageze kwa Korneliyo. Korneliyo yamaze iminsi ari gusenga Imana, yamaze kwitandukanya n'ikibi cyose. Nubwo yari umunyamahanga, ariko Uwiteka yaramwemeraga. Nubwo atari umwisirayeli, ntakora ibyo abanyamahanga bose bakora, we yari umusirikari ukomeye cyane, ufite abantu ayoboye, ariko akora ikintu cyo kubaha Imana. Kubaha Imana nicyo kintu cya mbere gifite agaciro. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uwiteka ngo niko bwenge nyakuri, kandi ngo kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose uri mu byaha. Hari abantu basanga babiriko bavuga ngo ngiye rwose, ngo ngiye ngo zigutera inda, ngo ngiye ngo nzikwiba, ngo ngiye ngo zikuriganya, ngo ngiye ngo zikora ibintu gutya na gutya. Aho ngaho n'ubujiji urimo. Iyo uze kuba wasobanukiwe ukuri kw'ijambo ry'Imana, wakamenya neza yuko kubaha Uwiteka ariko bwenge nyakuri, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu gihe cyose utari wubaha Uwiteka, mu gihe cyose wumva yuko uri mu byaha bitandukanye, ugomba kugereza yuko n'ubundi uri injiji, ntacyo uvuze. Ibyo wakora byose, ibyo muri make ntugwavuga ngo mu rwego rw'isi ngo ufite ibintu runaka ngo maze kugeraho, ngo ngiye ngo mfite ngo amayetage, ngo mfite ngo amamodoka, ngo mfite ibintu runaka, ngo mfite amafaranga umubare runaka, ngo mfite ibiki. Aho ngaho niba utubaha Uwiteka uri injiji kurusha ibindi byose. Banza ushakisha ukuntu wabanze kubaha Imana. Rero Korneliyo Uwiteka yaramugendereye, muri make Uwiteka aramubonekera, amuga ngo tuma kuri Petero. Arafata abasirikari n'ubundi bamwe bamurindaga, abatuma kuri Petero. Baragenda, bamaze kugerayo n'ubundi baragenda, Petero n'ubundi babasanga hari ijuru ry'Imana rimaze kumugeraho. None Petero aragenda, ageze kwa Korneliyo. Amaze kuhagera, Korneliyo n'ubundi asanga yamaze guterana abantu benshi batandukanye. Uwiteka afata Petero, aramubwira ngo genda ubabwirize. Araza arababwiriza. None Petero nibwo yaturiye amagambo avuga ngo nukuri menye neza yuko Uwiteka ntabwo arobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uwubaha Uwiteka akaba yamukiranukira, uwo ngo ni Imana iramwemera. Iteka ryose ndababwiza ukuri, mu gihe mutari mwakiranuka ngo mukore iby'Imana ishaka, ntabwo mushobora kwemerwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uzaririmba, uzahanura, uzaba umushumba, uzaba umupasitoro, ariko iteka ryose mu gihe udakora iby'Imana ishaka. Muzasenga n'amasengesho y'iminsi 100, nta kintu azigera ahindura, nta kintu azigera akora. Ubundi iyo muvuga ngo mugiye gusenga, ni bande bagomba gusenga? Ubundi abangabo bagiye gusenga bo mumaze mugasenga iyo mitima yanyu imeze gutyo. Imitima yanyu imeze ukuntu mabanje mukayisengera, Imana ikabanza ikabagenderera kurusha ibindi byose. Mbabwije ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo wakora byose, akazi kose ukora, waba uri umumotari, waba uri umucuruzi, waba uri umuyobozi runaka, iteka ryose mu gihe utubaha Imana ukaba yubahishije ibyo ukora byose, ntabwo izigera ikwemera abe na gato. Nimushakisha ukuntu mwabanza mukubaha Imana kurusha ibindi byose. Amena. Nimurebe ukuntu mwabanza kubaha Imana kurusha ibindi byose, kuko kwemerwa n'Imana byo bifite agaciro kurusha ibindi byose. Ndubone ngewe nzakomera, ngewe ndi umuntu, ntabwo tuzigera tujyana. Ariko nababwiye ngo banza wipfukure kare, banzure, banze wibaze, anga hari imbere, ejo mu buzima buri imbere, nzaje hehe, nzagenda hehe. Iteka ryose ndababwira ukuri ngo ibyo twakora byose nimureke tubikorere mu rukundo. Niba ushaka kugira ikintu cyose ukora, ugikore mu rukundo. Niba ari byo kubaha, wubaha Imana, kuko n'ubundi uraza kubaha uwo muntu nta n'ikintu ari buze kuba yakumarira. Ariko kubaha Imana nibyo bifite agaciro kurusha ibindi byose, kurusha uko wakubaho n'abantu batandukanye. Erega buriya kuba wamenywa n'umuyobozi runaka, wamenywa n'umupasiteri, wamenywa n'umushumba wawe, ntacyo bivuze. Banza umenywe n'Imana kurusha ibindi byose.
uko Imana iza gukumenya iraza gutuma n'abandi bose baza no kumenya. Kuko cyambere cyo tuvuga ntabwo ari ibyacu tuvuga iby'Imana yaduhaye. Kuko cyambere ntabwo uzaza kuvuga ibyo wa wundi yagutumye, uzaza kuvuga iby'Imana yaguhaye. Ahubwo nubanze wibaza, iyi saha ni gute ndimo ndakorana n'Imana, ni gute ndimo ndagendana n'Imana. Ubanze ubitekerezo cyane, ubanze urebe ukuntu umeze muri iyi minsi. Imana igufasha cyane, Imana ikurengere. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Butegeko wa 2 ku bice 28 umurongo wa 63 niwo turi busome. Tegeko wa 2 bice 28 umurongo wa 63 niwo turi busome. Reka dusome mu ijambo ry'Imana. Aratubwira ngo, kandi nk'uko Uwiteka yishimiraga kubagirira neza no kubagwiza, niko Uwiteka azishimira kubarimbura no kubatsemba, kandi muzajahurwa mukugwe mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera y'isi, ku yindi mpera yayo. Kandi uzakorerayo izindi mana utigeze kumenya, n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, z'ibiti n'amabuye. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana ririmo riratubwira uko Uwiteka ukuntu yishimiye kuba yaduhereza iyo migisha, aduhereza igihugu cyiza tukaba tugituyemo, tukaba dufite amahoro. Ni nako n'ubundi azishimira kuba yabona murimbuka. Kuko icyambere cyo twamaze kugera muri cya gihugu cyiza, tubona ibyiza byose Uwiteka n'ubundi yagiye adutegurira. Turubaka, turatura, turunguka, dutera imbere cyane mu buryo bwose budasanzwe, tubona ibyiza byose bishoboka. Ariko twanga ukuri kw'ijambo ry'Imana, twanga kuba twabogwa n'ijambo ry'Imana nk'uko abisari nk'uko babyanze. Bakimara kugera i Kanani mu gihugu Imana yabahaye, niko base baravuga ngo twebwe turishakira yuko waduhereza umwami akaba yatuyobora, akaba yatugenga. Ntabwo dukeneye kongera kuyoborwa nawe Uwiteka. Turifuza yuko waduhereza umwami akaba yatuyobora. Muri make bamaze kugera i Kanani, bakoze ibyaha bitandukanye, bagenda atari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bakora ibihabanye n'ijambo ry'Imana. Imana niba yarababwiye ngo nimugende mwihane mwezwe mugende mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ariko bakora ibibi byose bishoboka, bakora ibyaha byose bishoboka bidasanzwe. Nibwo bajyanywe ari imbohe, babajyana mu mahanga atandukanye, babayo n'ubundi ari imbohe mu buryo budasanzwe. Abisiraheli baragenda babanga n'ubundi ahanga muri icyo gihugu ari abanyagano, bafite ibyaha byinshi bitandukanye. Imana n'ubundi irabemera, n'ubundi irabatanga. Bamaze kugerayo bongera batakira Uwiteka. Nibwo Uwiteka hise, nibwo Yeremiya nibwo yavuze ijambo rikomeye cyane avuga ngo, Uwiteka utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye. Wongere uduhereze cyane ibihe byacu bibe byindi bya kera. Buri muntu wese nabanze yongere yifuze, yongere amenye neza aho waguye ukagwa, ubanze umenye neza uko byagenze. Uko iteka ryose ijambo ry'Imana rirambwiye ngo uko Uwiteka ukuntu yishimiye ko yabahereza iyo migisha, ni nako azishimira iteka ryose kuba yabarimbura. Buriya iteka ryose abantu twanze kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko hari igihe tuzakwifuza, hari igihe tuzashakisha ukuntu twafata iryo jambo ry'Imana ntitubibone. Ariko biragatsindwa cyane kuba wasumirwa n'amaboko akomeye cyane y'Uwiteka uri mu byaha. Uzi Uwiteka ko yagusumira? Mbabwije ukuri, nimubura kwihana muzarimbuka. Kuko Uwiteka yavuze ngo nawe ng'ukuntu yabishimiye abahereza iyo migisha, wasenze arakwishimira, aguhereza kiriya kintu nawe uzi, akora kiriya kintu nawe uzi.
nuko wavuga ngo hari ibyo Uwiteka atarakora ariko hari ibyo yabanje gukora. Nuko wavuga ngo ubuzima bumeze gutya na gutya ariko byibuze hari uko byari bimeze, hari uko byahindutse. Uko Uwiteka ukuntu yishimiye arimo guhereza yamigisha, ni nako azakwishima hejuru n'ubundi arimo arakurimbura. Kujya muri Imana yambwa ngo Uwiteka ngo abereye maso abamutegereza bose. Rero n'ubundi na nisa harakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo buri we wese aze Uwiteka amugirire neza. Icyo mbasaba nanjye nisabira nuko mwakwemera mukaba mwagenda mukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana ikaba yabemera muri byose, ibyo mukora byose mukumva murimo murabikora muhamenya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo watanga cyose ukaba wagitanga kivuye mukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko abantu benshi cyane ntago ngiye kwigisha ibya 10 n'amaturo, ariko iteka ryose abenshi gutura mujya gutura ukabanza ukareba ya note ya yindi ya 500 kandi ufite ndi za 5 nkakabire n'ubundi ujya kwiturira. Wajya gutanga icya 10 ugatanga icya 10 n'ubundi gitameze neza, gitari mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ndababwira ukuri ngo banza wongere wisuzume, kuko Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubanze wisuzume cyane, ushakisha ukuntu wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose, kuko uriya muntu araza gukureba, wa muntu araza kugushimira avuye ngo uriya muntu yangiriye neza, ariko ureba mu mitima akitegereza ni Uwiteka. Reka bari we ukwemera kurusha ibindi byose, uko Uwiteka araza gukwemera n'umuntu araza kuba yakwemeza na babandi mu gihe gikwiriye. Amena. Nimureke turebe ukuntu kafata umwanya wo gusenga. Tugeze ku musozi w'ijambo ry'Imana ariko ntago turisoje burundu. Reka dusubikira ahangaha, ariko ndabasaba ngo nimwongere mwisuzume, nimwongere urebe neza cyane, wibaze ibyo ndi gukora byose ndimo ndabikora mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ndimo ndemerwa n'Imana muri amasaha. Uyibaze cyane nanjye nibaze. Muri make tugira icyifuzo kidasanzwe cyo kuba twahirimbana cyane, kuba twakwemerwa n'Imana kuri ibindi byose. Muri make muri wowe ugira intego y'ijambo ry'Imana iriya Paulo yanditse mu byakozwe n'umuntu avuga ngo n'ubundi nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi imbere y'Imana imbere y'abantu. Muri make we ahirimbanira umutima umeze gutyo, ariko iteka ryose ibyo dukora ntago byerekana yuko turi mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wakora byose ubuzima bwose wabamo, banza ushakisha ukuntu wabanza kwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose, kuko Imana iza gukwemera n'ibindi byose biraza kuba bigimeze neza. Gusa ugomba ko hari icyo twamufasha gusenga Imana, hari ahantu nako ushaka kuba wagera mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, twagufasha gusenga Imana, ariko cyane ugira icyifuzo cyane cyo kuba wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose, kuko iby'isi byose n'igatebe gatoki n'ubundi urabufite none ejo bizabirangiye. Ariko icyo mbabwira ngo nubanza ushakisha ukuntu wabanza kwifata uvuge ngo ndi mu kuri kw'ijambo ry'Imana, aba ari ikintu ugenderamo. Kuwumva hari icyo twamufasha mu gusenga yashatse kubivuga, wakohereza kuri telefone ubutumwa 0788 272 221 80, 0788 272 221 80. Imana ibahe umugisha.